narorere n'ubundi siwe Kamara. Iyi mvugo uyumva henshi. Siwe Kamara, uyu ni umugani wakomotse ku mugaragu wa Muvunyi wa Kamara mu ipfa ry'ibisumizi bya Ruganzu ahasaga mu mwaka w'1500. Kamara uwo yabayeho ku ngoma ya Ruganzu Ndoli nyine. Yari umugaragu wa Muvunyi wa Karema, akaremajwe n'ibyuma mujya mwumva, wari intwari mu bisumizi. Yabyirukanye nabyo. Ibitero Ruganzu yateje byose nawe yabiteyemo. Yari intwari nka ba shebuja. Nuko ku gitero cya nyuma cya Ruganzu cyo mu Masaho wa Rubengera, aricyo yaguyemo yishwe na Biti bibisi, umurambo we ibisumizi birawuheka, bakagenda babwira rubanda yuko Ruganzu aberanye. Kuberanya ni ukurwara, kuko umwami ntarwara ahubwo yari aberanye. Gusa nanone ntibababwire ko yatanze. Gutanga ni ugupfa. Nuko rero ku gitero cya nyuma cya Ruganzu cyo mu Masaho wa Rubengera, aricyo yaguyemo yishwe na Biti bibisi, umugogo we ari we murambo ibisumizi birawuheka, bakagenda babwira rubanda yuko Ruganzu aberanye. Mu mvugo y'ubu ni ukurwara. Ntibababwire ko yatanze. Bamujyana iwe ku mwugariro, ni Kigeme ya Gikongoro, ubu ni mu karere ka Nyamagabe. Bamutungukanye ku munyanzoga we Rusenge, nawe bamubeshya ko Ruganzu arwaye. Rusenge abaha inzoga baranywa, bamaze gusinda havamo umwe mu bisumizi abwira Rusenge ko Ruganzu burya yatanze, ko yapfuye. Rusenge yumvise ko shebuja yapfuye agwa mu kantu, biramubabaza cyane, aca munsi y'urugo hakaba igiti cy'umuvumu, akimanikamo arapfa. Ibisumizi bigumya kumutegereza, baramubura. Bamwe bararyama, abandi basigara baraririye umugogo wa Ruganzu. Mu gitondo babona Rusenge aho yimanitse. Bamaze kuwutabaza bashyira nzira, bataha ku Ruyenzi. Mu gitondo bafashamo bataha mu Ruhango rwa Mutakara na Nyamagana. Bukeye bahava ku Gasusuruko. Ubwo bajyaga kwa Ruganzu i Ruhashya na Mara mu Busanza, bageze mu Butansinda bwa Kigoma na Muyange, bahura n'ingemu kwa Ruganzu babagemuriye. Baricara baranywa. Bamaze gusinda habamo umwe ati, kuki? Ati, koko twabyirukanye na Ruganzu tukiri bato, akaduhaka akaduha inka n'imisozi tugakira, none uwo yahaye inzoga akaba ari we wamwiyahuriye tugasigara? Ubwo bose batera hejuru bati, koko Rusenge akaturusha ubugabo. Nuko bamaze kubyiyinjizamo bajya inama y'uko babigenza, bati, nimwicemo amatsinda abiri, rimwe rimwe rihagarare hakurya hari Ikigoma, irindi rigume hano Muyange, maze tujye duhurira muri iki gikombe, turyane twicane tumarane dushire. Inama barayinoza. Nuko banywa za nzoga huti, zimaze gushira barambara bararwana. Bagera hagati bagahagarara. Itsinda rimaze gushira rikivanga n'irisigayemo benshi, bakongera bakitoranya bakarwana, bityo bityo abarimo Muvunyi na Kamara bamara abo bahanganye, hasigara icyo gice barimo. Nabwo bongera kwicamo ibindi bice bibiri, nanone kirimo Muvunyi na Kamara kimara ibindi. Bongera kwicamo kabiri, birongera biba kwa kundi. Noneho hasigara Muvunyi na Kamara bombi gusa. Muvunyi abwira Kamara ati, ubu ngiye kwiyahura, maze unsonge, nurangiza utaha ujye kutubika. Ubwo ariyahura. Kamara abonye shebuja yiyahuye, amaze no kumusonga, yanga kugenda asize intumbi za ba shebuja zandagayaho, asanga biri mu bubuga. Nuko akoranya intumbi zose azihamba mu myobo y'inyaga yari aho. Amaze kuzihamba nawe ariyahura, amaze gusaba umwe mu batwa b'insigarizi kumusonga. Uwo mutwa nawe amaze gusonga Kamara ariyahura. Ibisumizi bishira bityo. Ruganzu abikwa n'indorerezi zaje zigemuye. Kuva ubwo rero
uwo murimo w'ubutwari Kamara yakoze umubyarira ishimwe ryamamara mu Rwanda. Babona umuntu wangiriye gukora ikintu bati nakireke siwe Kamara. Ubwo baba bafatiye kuri Kamara umugaragu wa Muvunyi wahambye ibisumizi akabimara mu myobo.